Tariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1982, tariki 24 z'ukwezi kwa mbere 2019. Imyaka 37 irashize Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa ari mu murimo w'Imana hano mu Rwanda. Kuri Paruwasi Saint Michel hano mu mujyi wa Kigali, mu gitambo cya misa abakristo barashima Imana ku bw'isabukuru y'imyaka. Musenyeri Ntihinyurwa Tade ni byinshi yagejeje kuri Kiliziya mu myaka yose yamaze muri izi nshingano. Bamwe mu bapadiri bati ni byinshi twamwigiyeho bizakomeza kudufasha mu nshingano zacu. Padiri Emmanuel Nsengiyumva nawe yari muri iki gitambo cya misa. Arikepiskopi wacu urimo kugenda asoza imirimo ye, namwigiyeho cyane kuba umukirisitu ushyira mu bikorwa ibyo yigiye wamutumye. Cya kabiri, namubonye mu mubyeyi. Uretse kuba igihe yari akiri mu nshingano ze yarafashije benshi mu kubabera urugero, ngo yanagize uruhare rukomeye mu ishyirwaho ry'amaparuwasi hirya no hino mu gihugu. Ibintu byatumye ubukristo bukwira hirya no hino. Padiri Tuyisenge Pascal azi byinshi kuri we. Tadeo amaze ari umwepiskopi, yakoze ibintu byinshi cyane muri diocese ya Cyangugu niho yahereye. Aranayishinga. Papa Yohani Paul wa kabiri amaze kumuha ubutumwa bwo gushinga diocese ya Cyangugu, yaragiye ayiha inzira. Gushinga diocese ntabwo biba byoroshye kuko nka diocese ya Cyangugu yafashe igice kimwe cya diocese ya Nyundo n'icya diocese yari ya Butare, arabihuza bibyara diocese ya Cyangugu. Yagize n'ubutumwa bukomeye cyane kubera ko yahuje imyumvire, ahuza imibereho y'abakristu, ashinga za paruwase, afasha abantu mu kwemera, akomeza ukwemera. Gushinga za paruwase nyinshi byatumye ubukristu bwegera abakristu, bwegera abantu cyane. Nk'uko bigenwa n'igitabo cy'amategeko agenga Kiliziya, Musenyeri Tade Ntihinyurwa hagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, akaba agiye gusimburwa na Musenyeri Antoine Kambanda. Ibirori byo kumusezera ndetse no kwakira Arkiyepiskopi wa Kigali Musenyeri Antoine Kambanda bizaba tariki 27 z'uku kwezi kwa mbere muri Stade Amahoro.